yo kwibaza se k'abantu noneho kwa kwizera twize ubushize abantu noneho nibyo ndakumvisha cyo gusobanura ariko wibuke ko abantu bavuga ko kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye okay? Ndetse bakanerekana icyanditswe kibivuga bisa naho bihakanya ukuri kuko kujya mu ijuru ari impano y'Imana ko umuntu atitonze yabirimbukiramo murabyumva bavandimwe muba muri Yakobo igice cya 2 bisa naho kwa kwizera twavuze ko ariko gukiza umuntu kutari kwa kwizera ko kwizera koza umutima w'umuntu ukamukuramo ya merereye yuko ari uwa kamere. Tumaze kubona ko wa kamere bisobanuye umuntu wese wabyawe n'umugore yaba akora ibi cyane yaba adakora ibi cyane. Tubona ko icyangwe Imana ikoresha kugira ngo ihereze umuntu umutima mushya ni mwuka wera umubyaro bwa kabiri ariko akamuha icyo kwizera ikamuha kubasha kwizera ubutumwa bwa Yesu Kristo. Noneho rero umuntu none akibaza ati se uko kwizera ndabyumvisha kwizera twavugaga si ukwizera kw'amafaranga si ukwizera ko kubona guca za karande na bya binyoma bindi byose abantu babeshya abandi ariko noneho ko kwizera ntacyo ndabyumvisha urakumbwiye ariko se ko biri ivuga ngo kwizera kudafite imirimo kwa gupfuye imirimo nibivuze ko ifite uruhare mu guha umuntu agakiza. Bavandimwe icyo nicyo kibazo twibaza turimo turashaka mbese kunonosora kwa kwizera twabonye ubushize gutanga agakiza murabyumva. Noneho reka turere ko kwizera hari imirongo Bibiliya abatubanjije bavuga ko hari imirongo nibura muri Bibiliya 86 isa nivuguruza uko kuri kuko ubugingo buhora ari impano y'Imana. Mwumva amagambo nkoresheje isa naho ivuguruza ariko wayegera ukuntu biba bimeze ku muntu. Urabona iyo kera tukiri bato yari umwana wahagararaga mu muhanda ugenda muri kaburimbo ukabona hasa naho harimo ikiziba mirage noneho hasa naho harimo amazi waza wahagera ugasanga nta mazi ahari. Iyi mirongo rero nayo isa nihakanye uko kuri kuko umuntu akizwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera ko kwizera mvuga ariko kwizera Imana iha umuntu akizera ibyo Kristo yakoze ku musaraba agahita uwera n'umuziranenge mu maso y'Imana. Noneho ugasanga hari imirongo isa naho iyo uyirebeye kuri surface nyine ukibona utarayinjiramo ngo uyitegereze isa naho ihakanye uko kuri maze rero abanyabinyoma nabo bakayuriraho bakavuga ati nimureba se niba ko ubugingo buhora ari Imana mu muntu abukorera. Iyo mirongo rero 86 abatubanjije babashe kwitegereza isa naho ihakanya uko kuri kuko umuntu akizwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera binyuze mu kwizera. Ariko rero wayegera bikamera nka kwa kundi babwiraga umuntu ureba amazi uri muri kaburimbo ukabona muri kaburimbo wareba kure ukabona hasa naho hari amazi wahagera n'uyabona. Cyangwa reka mbaho urundi rugero iyo urebye urahagaze ukareba imisozi kera tukiri bato nibwo twayibonaga ujya ubona usa naho umusozi winjiye mu bicu nyine usa nkaho ufatanye n'ikirere ariko waza wahagera aho hantu ugasanga uwo musozi ntabwo ufatanye n'ibicu. Ikibazo kikaba cyari mu maso yanjye warebaga. Rero iyo mirongo nayo nuko imeze. Ese ni imirongo ihakanya ko ubugingo bw'iteka ari impano y'Imana? Oya ntabwo ari byo. Ahubwo yirebeye kure nka kwa kundi nyine urebera kure umusozi ugasa naho ufatanye n'ibicu iyo uje ukegera ubona ukuri. Rero ndagira ngo dufate umwe muri iyo mirongo tuyegere. Muri Yakobo igice cya 2 haravuga hati ndahera ku murongo wa 14 hanyuma nimara gusoma turaza kwibanda ku mirongo mikeya. Reka nsome mwumve bavandimwe. Haravuga ngo mbese bene data byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Mu byumve 2:14 mwibuke icyo tugiye kureba ese iyi mirage cyangwa uku kwibeshya nko kwa kundi umuntu yari mu muhanda areba mu muhanda akabona asa naho hari ikiziba cy'amazi yahagera akabona n'amazi ahari. Ikibazo kikaba cyari kiri ku maso yanjye ureba
nkaba mpagaze ahantu nareba nkabona ahantu hasa n'ahari ibicu bifatanye n'umusozi, nahagera ngasanga ntibifatanye. Ese iyo miraje kuri iyi mirongo nayo, iyo miraje ijya mu mitwe y'abana b'Imana cyangwa se n'abarwanya ukuri bakizanira kurimbuka, gukizwa n'ubuntu bw'Imana, iyi miraje byagenda bite? Nyine yava hite? Nicyo tugiye kureba rero. Hano rero tugiye kubanza turebe miraje abantu bahita bazana mu mutwe yabo, nitoranya tuze kuyikuraho. Mbese bene data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Mwibaza. Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa cyangwa akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko nimumuhe iby'umubiri ukennye, byavura iki? Uko niko kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Mwabyumvishe? Arakomeza. Ahari umuntu yazavuga ati weho ufite kwizera, jyeweho mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Mubyumve. Ahari umuntu yazavuga ati weho ufite kwizera, jyeweho mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza. Ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Bavandimwe, reka duhagarara aha ngaha. Mera aho ngaho mbanze ndebe, ese Paul wigisha ko dukizwa n'ubuntu bw'Imana binyuze mu kwizera, akavuga ko imirimo itagira uruhare mu guha umuntu ubugingo buhoraho, anyuranya na Yakobo? Reka turebe, ese Yakobo nawe yigisha ko ubugingo buhoraho ari impano y'Imana? Hari aho twabasha kubibona tukabona ko ubugingo buhoraho, kubyara ubwa kabiri, guhinduka umwana w'Imana, Yakobo yivugira ko ari impano, atari igihembo umuntu akorera, atari imirimo, ari ibintu ikora Imana uko ibishaka mu mutima wayo, ikabugaha ukizera. Murabyumva? Reka ndebe turebe muri iki gitabo. Ndagira ngo tujyane rero mu gice cya mbere, mbanze nerekana ukuntu Yakobo kuri we nawe, murabyumva bavandimwe, yabonaga ko ndetse yanemeraga ko, yanigishaga ko umuntu gukizwa kwe ari impano y'Imana, kubyara ubwa kabiri ari impano y'Imana, ubugingo buhoraho ari impano y'Imana. Nitumara kubishyiraho, tumaze kubona ibyo bintu ko bihari, turaza gusanga icyo bitubwiye ari iki. Bitubwira ko Yakobo iriya murongo ye twaba tuyumvishe nabi, turamutse twibwira ko ari imirongo ivuguruza ko umuntu akizwa, ko umuntu abyara ubwa kabiri ari impano y'Imana. Ibyo bintu mvuze reka mbisubiremo. Ndavuze ngo turanza turebe, ese Yakobo muri iki gitabo cye yerekana ko kubyara ubwa kabiri, ko gukizwa, ko guhabwa Mwuka Wera ari impano y'Imana, cyangwa avuga ko ari imirimo umuntu akora ikabimuhereza? Tubanze tubone icyo ngicyo. Ndeko nashaka dutangire kuri iki. Ese abantu yandikiraga ni bantu ki? Umva uko avuga, igice cya 1:2. Bene data. Icya mbere abantu arimo abwira ni bene data. Si abantu arimo abwira ngo bafate kwizera ko baguteranyaho imirimo myiza bahinduka bene data, oya. Ni abantu already kuri we Mwuka w'Imana amuvugiramo. Uyu ni intumwa ya Kristo, n'uwo Kristo yatumye, hatitawe kuri ranka yari afite bitewe n'abandi. Hari uwabaga ari muri kategori ya disciples, hari uri muri kategori ya apostles. Ariko hano turabona ikintu kimwe, turabona ko abantu yandikiye uyu mugabo ni abantu we yakiraga nka bene se, bahuje se wo mu ijuru, bakijijwe. Turabizi ko umuntu ahinduka mwene data muri Yohana 1:12. Aho ku murongo wa 2, bene data, mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gituma ni bagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa no ko kwizera kwanyu. Mubyumve. Tubonye ukundi kuri. Aba ni abantu mu mutima no mu mutwe wa Yakobo yakiraga nka bene se. Ubwo n'uvuga ngo ni abantu bizeye, bakiriye ubugingo buhoraho, bana b'Imana. Ndashaka bavana ikintu mu cyitondere.
aha kugeza ubu aracyemeranya na Pawulo. Arangira anavuga ngo ni n'abizera, mureke ku murongo wa 3, mumenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Kugerageza ko kwizera kwanyu, murabyumva? So duhereye aha ngaha kuri Yakobo, abantu yandikiraga ni bene se. Icya kabiri ni abantu yavugaga ko bafite kwizera, murabibona? Tutaragenda ngo tujye kureba, nashaka ko tubona tukabona abantu bandikirwaga bari bo, tubone ko kuri Yakobo ikintu cyitwa kwizera arakizi, aracyemera, anavuga ko yandikiye ari bene se. Ariko saho honyine, nitwigira hepfo gatoya ku murongo wa 16, nimukayobe bene data bakundwa, gutanga kose kwiza n'Imana yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru. Wabyumvishe? Gutanga kose kwiza n'Imana itunganye biva mu ijuru. Nawe ntago afite Imana ikorerwa kugira ngo itange iyo mpano yayo. Oya, ni impano, ni ikintu cyiza, ari impano, ntago ari ikintu cyiza, ari igihembo. Ku murongo wa 16, gutanga kose kwiza ntago ari uguhembwa kose kwiza, n'Imana yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru. Iyo mpano ni iyihe? Uku gutanga kose ni ukuhe? Mwumva ko avuga bimanuka bituruka kuri se w'imicyo udahinduka cyangwa ngo agire n'igicu cyo guhinduka, yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye, kugira ngo tube nk'umugano w'ibiremwa byayo. Mwibaze, iyi mpano irimo ivugwa iza ivuye mu ijuru, murumva abavandimwe? Iyi mpano arimo avuga ngo ituruka ku Mana ni iyi: yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye, kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Uyu ni umuntu wemera ko abantu ari bene se, ni umuntu wemera ko ari abantu bafite kwizera, ni umuntu wemera ko kubyarwa bwa kabiri ari impano y'Imana. Murabibona ku murongo wa 18 neza bimwe Paul avuga muri Tito, Imana kubw'ineza y'ubushake bwayo, wabibonye ngo yatubyarishije ijambo ryayo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye. Ninde wabikoze? Bafashe umwanzuro bibyara ubwa kabiri? Oya, kuri Yakobo suka byigisha. Bafashe umwanzuro bariyeza binjira mu muryango w'Imana? Oya, ni impano y'Imana iva mu ijuru, ngo nk'uko yabigambiriye irabikora, ibabyarisha ijambo ry'ukuri. Niyo yabikoze. Bavandimwe, nagira ngo kugera aha ngaha mumenye ko icyo Yakobo yiyemeraga kandi yizeraga tubibona muri iyi nyandiko ye, ni uko hari abantu bene se babyawe n'Imana, kandi uko kubyarwa bwa kabiri kwabo kukaba ari impano y'Imana atari igihembo. Murabyumva? So rero agakomeza ku gice cya 2 umurongo wa 1, bene data, kwizera kwanyu mwizera umwami wacu Yesu Kristo w'icyubahiro ni kubuko kurobanura abantu ku butoni. Murabyumva? Urumva ni abantu avuga ko bizeye Kristo, ni abantu avuga ko bahawe impano. Iyo mpano ni iyihe? Ni uko babyawe ubwa kabiri n'Imana ubwayo ibabyarishije ijambo ry'ukuri. Aha rero niho nibaza gushize, wowe watekereza ko Yakobo yari arimo abwira abantu ngo nibakore imirimo bibyara ubwa kabiri? None se nituzi ko uw'Imana yabyaye ubwa kabiri ngo imurinda Satani adashobora kumukoraho muri Yohana wa 1, ni uvuga ngo ntashobora kurimbuka kubera ko Imana ari imurinda. Ngo izo wamaye ndazizi, abizeye Kristo bose mu byumve baba bagiye mu kiganza cy'Imana na Data. Yohana 10. Ni ukuvuga ngo aba bantu ntago aba bantu, ikigaragara ntago arimo kubabwira Yakobo, ndagira ngo mwumve ngo nimukore ibi n'ibi n'ibi hanyuma mubone kuba ababyawe n'Imana. Oya, twabonye ko yemeranya na Paul ko umuntu abyarwa n'Imana imubyarishije ijambo ry'ukuri ibikoze ku bushake bwayo. Reka nsome umurongo wa 18, ngo gutanga kose kwiza n'Imana yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru, bimanuka bituruka kuri se w'imicyo udahinduka cyangwa agira igicu cyo guhinduka. Yatubyarishije, ntago ari twakoze kugira ngo twemere, yaduhinduye abana be akoresheje ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye. Mu Cyongereza niho babivuga neza, nk'uko umugambi we uri. Uvuga ngo mbere y'uko isi iremwa, Imana yarateganyije ko hari abantu izabyara ubwa kabiri, ikabaha kwizera ukuri, bakabaha ubugingo buhoraho,
bakabaye abana b'Imana. Noneho igice cya kabiri, bene data, kwizera kwanyu mwizera umwami wacu Yesu Kristo w'icyubahiro ni kubuko kurobanura abantu ku butoni. Murabibona, aba ni abantu umwuka w'Imana arimo yivugira ngo bamaze kwizera Kristo bahawe ubugingo buhoraho. Murabyumva? Ariko reka nkomeze gatoya. Ese hari ahandi Paul ahuza na Yakobo? Umurongo wa 5, mwumve noneho iyindi doctrine noneho ya Paul neza ihura n'iya Yakobo, ku buryo tujya kugera hariya noneho tugeze ku kwizera n'imirimo tuze kubasha kubisobanukirwa. Umurongo wa 5 w'igice cya kabiri, nimwumve bene data bakundwa. Bande babandi yavuze ngo bene data ku murongo wa 2 w'igice cya mbere, babandi yavuze ngo kugeragezwa ko kwizera kwabo, babandi yavuze ngo babyawe n'Imana ubwa kabiri ku murongo wa 18 w'igice cya mbere, ngo ibabyarisha ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye. Murabyumva? Babandi ku gice cya kabiri umurongo wa mbere yavuze ngo kwizera kwanyu mwizera umwami wacu Yesu Kristo. Aba ni abana b'Imana, aba ni abantu batoranyijwe, aba ni abantu bahaye kwizera. Dore noneho agiye kubabwira noneho aho bikomoka ibyo byose. Agiye kubabwira icyo Imana yakoze kindi cyabaye imbarutso y'ibyo byose yavuze, yerekane ko aricyo gikwiye gutuma babaho uko babaho. Noneho mwumve rero umurongo wa 5 w'igice cya kabiri, nimwumve bene data, nimwumve mwebwe ababyawe ubwa kabiri, nimwumve mwebwe abafite kwizera kurimo kugeragezwa, mwebwe abizera umwami wacu w'icyubahiro Yesu Kristo, mwebwe nimumenye iki ngiki. Reka mbibutse ikindi Imana yakoze bibatere kubaho mutya. Nimwumve bene data bakundwa, mbese Imana niyatoranyirije abakene b'iby'isi ngo babe ari bo baba batunze mu byo kwizera? Imana yababyawe ubwa kabiri uko yabishatse, Imana yarabatoranyije ibatoranyiriza kwizera. Ubwo si imirimo iri hehe bavandimwe? Ndagira ngo turebe ko Paul yandika ngo mumenye ko abatoranyijwe muri mwe mu Bakorinto wa mbere 1 ngo babakira atari benshi, ngo Imana yarabatoranyije ngo ibahereza kwizera. Murabyumva? We na Yakobo bavuga ibintu bimwe. Igice cya mbere reka mbereke, aravuga ngo Paul mvuko yavuze, muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data yuko abo ubwenge bw'abantu bahamagara atari benshi n'abakomeye bahamagara atari benshi, ahubwo Imana yatoranyije abatswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranyije abanyantege nke ibinyantege byo mu isi ngo ikoze isoni bikomeye. Murabyumva? Rero tugarutse aha ngaha bavandimwe, Paul na Yakobo bafite ururimi rumwe, basobanura ikintu kimwe. Murabyumva? Kuri bo agakiza ukuntu gatangwa ni impano y'Imana. Itanga ite? Irabanza igatoranya umuntu mbere yuko anabaho, nk'uko yatoranyije muri w'isi itararemwa, Abefeso 1. Irangije ikaza in time and space mu gihe uyu muntu ariho, ikamuhereza umutima mushya akabasha guhindukira akizera Yesu Kristo igihe mu byaro bwa kabiri. Twabibonye ko uko byaro bwa kabiri ari Imana iva mu ijuru. Noneho twongeye tubwiwe ko aba bantu barimo babwirwa ari abizeye Yesu Kristo, abo muri Yakobo, ari abantu Imana nimwumve bene data bakundwa, abizera. Mbese Imana niyatoranyije abakene mu by'isi ngo baba ari bo baba abatunzi mu byo kwizera, baraga ubwami yasezeranije abayikunda. Mwumva aya magambo, Imana yatoranyije abantu mu isi ngo abe ari bo baba abatunzi bo byo kwizera. Murabyumva? Nuvuga ngo abari batoranyirijwe kwizera ubugingo buhoraho bahereye ko barizera. Ndetse arimo mubwira neza byane byo mu byakozwe n'umwa 13:48. Bavandimwe ndaye ikintu mu cyumve. Yakobo arimo aravuga ngo nimwumve bene data bakundwa, mbese Imana niyatoranyirije abakene b'iby'isi ngo baba ari bo baba batunze mu byo kwizera. Nuvuga ngo uyu urimo uhabwa umutungo wo kwizera ni umuntu Imana yabitoranyirije. Mubibona? Baraga ubwami yasezeranyije, baragwe bahabwa 8, ntago ari ikintu ukorwa ugahembwa. Oya, ubanza guhinduka umwana w'Imana hanyuma ukajya mu waraguye umutungo. Murabyumva rero? Aha rero amaze kubereka ibyo, amaze kubereka icyambere, maze kuvuga ibintu bine bigaragaza ko Yakobo na Paul bavugaga ikintu kimwe. Nahereye mu bwa mbere mu gice cya mbere ngaragaza ko Yakobo aba bantu yabitaga bene se 1, 2. Iyi ni intumwa, uyu ni mwuka wera urimo kuvuga, no vuga ngo ntago yabibeshyaho. Ndagira ngo mubyumve. Akavuga ko ari bene sebe, bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose.
ariko si icyo gusa, twagera akavuga ko kugeragezwa ku kwizera kwabo, aba ni abantu bari bafite kwizera. Umurongo wa gatatu, twagera ku murongo wa 16 kugera kuri 18 tukabona ko ngo Imana yatanze impano yayo, ariyo mpano yo kubyara ubwa kabiri abantu babyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye. Nanone murumva ko ari impano, nta murimo umuntu arakora. Tukagenda tukagera ku gice cya kabiri cy'umurongo wa mbere, hakagaragara ko ati bene data, kwizera kwanyu mwizere umwami wacu Yesu Kristo. Aba ni abantu bamaze kwizera umwami. Ndagira ngo mwumve rero, tujyane. Ntago Yakobo arimo yigisha agakiza k'imirimo, oya, arimo arigisha agakiza k'umuntu abona kuko Imana yamutoranyije ikamubyara ubwa kabiri, ikamuha kwizera kuko yamugeneye kuzaraga ubwami bw'Imana. 2:5, nimwumve bene data bakundwa, mbese Imana ntiyatoranyije abakene b'iby'isi ngo babe aribo baba batunzi mu byo kwizera? Yarabatoranyije ngo ibatoranyiriza kugira ngo babe batunzi mu byo kwizera. Ni umurimo wayo, hanyuma bizabaviremo iki? Baraga ubwami yasezeranyije abayikunda. Mwibuke Paul uyu nanone mu Filipi, hari uwavuga ati okay, simbonye se bavuga ko ari ubwami buzahabwa abayikunda, ariko wibuke ko atari aho bitangiriye. Bitangiriye ko Imana yabatoranyije, ikabatoranya igamije iki? Ko bazaraga ubwo bwami. Urabyumva? Ikabaha umunani wo kwizera. Ariko mu Filipi hatubwira iki? Ko havuze se ngo ni ubwami izaha abayikunda. Yego, ese kuyikunda byo biva he? 2:13 havuga gute? Haravuga ngo kuko Imana ari ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Ngo Imana ni ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Paul rero na Yakobo bavuga ikintu kimwe. Kuri bo gukizwa ni kumwe. Ni ugukizwa urupfu rw'iteka, gukizwa umujinya w'Imana. Binyuze gute? Muko igihe kigera wa wundi watoranyijwe ubugingo buhoraho akabwirwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, agahindukira akizera, akihana akabona ubugingo buhoraho. Icyo kintu tubanze tukirebe. Abirirwa bavuga ngo wangurira ubugingo bw'iteka n'Imana y'Imana, gukizwa ntago umuntu abikorera, agahita afata Yakobo kabiri akaza kugucecekesha ujye ngurito ya. Burya rero ibyo urimo uvuga n'ubisobanukiwe. Yakobo ntago ari ibyo yigisha, ntago yigisha ko imirimo ifatanya no kwizera, ahubwo kwizera kuri ukwako. Rero nitugera kuri wa mirongo yacu twagombaga kwigaho, tugenda tugana no ku musozo wacu. Ikibazo ni iki ngiki. None ko Yakobo na Paul tubonye ko bigisha ikintu kimwe, Yakobo yararimo avuga iki? Yakobo yararimo avuga iki? Avuga ngo mbese bene data, umurongo wa 14 w'igice cya kabiri yaravuze ngo, umurongo wa 14 ngo ko niko kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Ariko umva icyo yavuze, mwumva aho birimo biva. Agiye kuvuga iki rero? Agiye kuvuga, reka mbere ko 14 some mwumve. Mbese bene data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Mubyumve, bene uko kwizera kwabasha kumukiza. Aha rero biragaragara ko ikibazo kigiye kubaho. Noneho hagiye kubaho kugenzura, agiye kubereka igipimo kigufasha kugenzura ko ufite kwizera gukiza. Reka mbisubiremo, suko umuntu akizwa n'imirimo uteranyijeho kwizera ya, ahubwo umuntu akizwa no kwizera konyine. Aha rero ikibazo Yakobo agiye kuganira no kuvugaho ni ikijyanye no kuvuga ngo ese kwizera gukiza kuba kumeze gute? Sinshaka ko tubivanga, oya. Hari icyo Yakobo arimo avugaho, amaze kugaragaza ko we na Paul bahuje icyo baba bavuga, ko umuntu akizwa n'ubw'Imana binyuze mu kwizera. Ahubwo agiye kugenzura abaza ati ese kwizera gukiza umuntu ni ibiki byamamiriza koko kwizera mfite ari kwa kundi kuzanyiza? Biratandukanye rero. Ntabwo kirimo ikibazo kibazwa ngo ese umuntu akizwa n'iki? Akizwa no kwizera ushyizeho imirimo? Oya. Ahubwo ikibazo kirabazwa ngo yego umuntu akizwa no kwizera, ariko siko kwizera gukiza umuntu kwa guteye gute? Kurangwa n'iki? Aho rero niho babyice. Ibi ni ibimenyetso by'ufite kwizera k'ukuri. Ntabwo ibyo bimenyetso biri mu bigira ukwizera k'ukuri. Reka noneho mbisome kugira ngo mubyumve aho mbikuye. Mbese bene data, byavura iki? Wibaze, arimo anabwira abantu bizera bahawe ubugingo buhoraho, yabyivugiye babyawe ubwa kabiri. Agiye kubabwira rero ko bakwiye neza, we na Paul bahuje ururimi.
mukuru icyo agiye gukora ni iki? Agiye practically cyangwa se muri detaye kwerekana iki kintu Paul yavuze. Yaravuze igice Abakorinto ba kabiri 13 yaravuze ngo ngaho nimwisuzuma ubwanyu 5 mumenye yuko mukiri mu byo twizera kandi mwigerageze. Wayibonye? Nuvuga ngo icyo arimo ababwira Mwuka Wera anyuze muri Paul mu Bakorinto ba 2:13 ni ukubabwira ko hagomba kubaho gukorera isuzuma n'igenzura. Hagomba gufata uku kwizera kwa muntu akakujyana muri control technique, akajya kugupimisha ukuri kw'ibyanditswe byera kugira ngo amenye ko icyo afite atari cya kindi cy'ikinyoma. Afite kwizera koko kw'ibyanditswe byera, afite kwizera koko Imana yavuze gukiza. Ntago arimo kudibetinga ko umuntu adakizwa no kwizera oya, ahubwo Paul wavuze ngo nimwigenzure mureke mufite kwizera, Abakorinto ba 2:13-5, Yakobo agiye kumwuzurizaho afate none ababwire detaye ese nigenzure gute. Yakobo rero ahera ku kintu cyitwa imirimo ukora nyuma y'uko umaze guhabwa uko kwizera. Iri mu bihamya by'uko wizeye cyangwa utizeye. Mbese ni igihamya kikwereka ko kwizera ufite ari ukw'Imana, ariko hakundi ko Imana itanga nk'impano yayo, kwa kundi kuzana ubugingo buhoraho Yakobo yavuze, cyangwa ari ukwizera kutari ukukuri. Bavandimwe, iki kintu ndagira ngo mucyumve. So tumaze rero kubona ko batarwanya, Yakobo na Paul baruzuzanya, ahubwo icyo Yakobo akora aza muri detail, muri pratique, akerekana cyo Paul yavuze mu Bakorinto ba 2:13 ngo ngaho nimwigenzure mureke mufite kwizera k'ukuri. Rero Yakobo agiye kujya muri practice nyine yerekane dore ingingo ya mbere ureberaho ko kwizera kwawe ari ukukuri. Suko arimo avuga ngo iyo mirimo ni ikiza umuntu biragatsindwa, ahubwo arimo aravuga ngo dore mbafashe kwipima. Ibi ni ibintu na Yohana yavugaga. Yohana 5:13 urwandiko rwa mbere yaravuze ngo mbandikiye kugira ngo mumenye ko ibimenyetso byose nagiye mbereka byo gukunda bene data, ibimenyetso byo gusobanukirwa ibyanditswe byera, ibimenyetso nagiye mbereka byo kutagira urwango mu mutima, ibimenyetso nagiye mbereka byo kugenzura imyuka yose. Yohana wa mbere ashoje ageze ku gice cya nyuma yaravuze ngo mbandikiye ibi kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Ngo iki nicyo kitubwira ko turi abana b'Imana, ngo nuko dukunda abanzi bacu. Iki nicyo kitubwira ko turi abana b'Imana, nuko twumvira amategeko y'Imana. Urumva ari Yohana, mu byumva bavandimwe, ari Yakobo, ari Paul, bari ku gice cya kabiri cy'uburyo umuntu agenzura kwizera kwe ngo amenye ko ari uko kwizera. Ntabwo Yakobo arimo yigisha ko kwizera wongeraho imirimo kugira ngo ukizwe oya, ahubwo arimo arahereza abantu ibipimo byabafasha kugira ngo bashyire kwizera kwabo muri control technique, bamenye ko niba ari kwizera kudafite ibyo Imana ikurega. Ibi bintu ndagira ngo bavandimwe mu byumve. Niyo mpamvu avuga ngo mbese bene data byavura iki niba umuntu avuga ko afite kwizera nyamara akaba ari nta murimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Murabyumva? Bene uko kwizera, mbese ubwo bwoko bw'uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose? Reka tumanukeho gatoya. Ngo ahari umuntu yazavuga ati wabyumvishe, ni ikibazo cyo kuvuga, ni ikibazo cy'umuntu uvuga ko yizera. Ntabwo ari uvuga ngo yizere yongereho imirimo ahubwo urimo avuga ko yizera. Mwuka Wera arashaka kumuha ibipimo anyuze mu kanwa ka Yakobo apimisha akareba ko koko afite kwizera kubasha kumukiza. Iki ni ikibazo cyo kugenzura ukwizera ufite. Weho ufite kwizera, jyewe mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Mubona ukuntu bitandukanye. Aravuga ngo hari ukwizera, hari n'imirimo. Imirimo iri ahangaha kugira ngo ibe ibimenyetso cyangwa indicators zerekana ufite kwizera gukiza n'ufite kwizera kudakiza. Kugira ngo rero abikomeze aravuga ati ushobora kuvuga uti nizera ko Imana ari imwe. Ibyo ni byiza, ariko n'abadayimoni nabo barabyemera. Nicyo arimo kwinsistingaho. Arashaka kwerekana ko si ikibazo cyo kuvuga ngo ndizera, si ikibazo cyo kuvuga ngo nemera ko Imana ari imwe. Murabizi abasilamu baravuga ngo twizera Imana imwe, ariko wamaze uti wemera Kristo atoya. Bibiliya iti utemera umwana n'aba yemeye na se muri Yohana.
si icyo cyonyine, anavuga ko abadayimoni ibyo babigira bakabyizera, ngo ariko ikigaragara bahinda n'imishyitsi. Ni ukuvuga ngo hari emotional reaction bagira kuri uko kwizera. Umuntu akaba yumvisha iby'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, yarangiza abavandimwe akumva kuri we akanarira ati ibintu ni ukuri, agatwarwa. Ariko ikibazo si icyo ngicyo, ugomba kumanura ikirenge ukagishinga hasi. Niko Yakobo arimo kutubwira ati ukuntu nzapima kwizera kwanjye nkamenya ko ari uko kuri. Kwizera kwa kundi gutangwa n'Imana, kwa kundi gutanga ubugingo buhoraho, nzabirebera he? Ku mirimo nkora. Rero bavandimwe, tutarava aho ngaho, reka turebe. Atanga urugero rero rwa Aburahamu, sogokuru w'abizera. Mwibuke bavandimwe, Paul yavuze ko Aburahamu yatsindishijwe, ntabwo yatsindishijwe n'imirimo, ahubwo yatsindishijwe n'uko yizeye. Kandi ibyo ni ukuri. Paul yarimo avuga Itangiriro 15. Yavuga Aburahamu, avuga Aburahamu mu Itangiriro 15. Yakobo akavuga Aburahamu mu Itangiriro 22. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Imana yabazeho gukiranuka Aburahamu mbere y'uko abyara Isaka. Yamubazeho gukiranuka nyuma y'imyaka hafi 20, kuko yabyaye Isaka afite imyaka 100. Aza kubyara Isaka arakura, murumva yavutse nyuma y'imyaka hafi 15, abaho imyaka wenda 10 n'ingahe, ubwo urumva yakuze. Noneho iki gikorwa Bibiliya irimo ivuga ngo cyagaragaje ko Aburahamu afite kwizera k'ukuri. Icyo gikorwa yakoze cyo kujya gutambira Imana Isaka, icyo ni igikorwa Yakobo, biragaragara ko gutsindishirizwa Yakobo avuga si ugutsindishirizwa ko kuvuga ko imbere y'Imana, kuvuga ngo ikimereza kuba intungane imbere y'Imana, oya. Kuko Aburahamu yabyaye Isaka, yaje gutamba nyuma, akoze icyo gikorwa, amubyaye nyuma y'uko yari yaramaze kwitwa umukiranutsi. Reka mbibasomere mu Itangiriro 15:6. Haravuga ngo nuko yizera Uwiteka, Imana imuhaniza no gukiranuka. Ni ukuvuga ngo Aburahamu turamubona mu Itangiriro 15, Bibiliya ivuga ko yizeye Uwiteka bikamuhaniza no gukiranuka. Aha narabyara, aracyari ingumba. Twagera mu gice cya 22 noneho tukamubona kwa kwizera yarasanganywe, mubyumve, kugaragajwe n'ibikorwa agiye gukorera Imana. Kwa kwemera Imana, kwa kwiringira Imana, bigiye kugaragazwa n'umutima afite mushyashya, ugaragazwa n'iki? Nuko agiye guhereza Imana icyo akunda kurusha ibindi. 22 niho ajya gutamba Isaka, murabyumva. Ngo Imana igerageza Aburahamu imutegeka kuyitambira Isaka. Aburahamu wa wundi wabazweho gukiranuka muri 15, noneho agiye gutambira Imana Isaka, kugira ngo Imana imutsindishirize kubera ko yatambye Isaka. Ari ibyo twagenda tugahora twica abana twabyaye. Ubwo nta muntu wabona agakiza ataragize agira umwana. Ubwo Paul ntiyajya mu ijuru, kubera ko niba ikiguzi cyo gutsindishirizwa byaba biri umurimo wo gutamba igitambo, kandi Aburahamu akaba yaratambye umwana, murabibona. Ariko siko biri. Aburahamu watsindishijwe muri 15 mu Itangiriro, umwera n'umuziranenge mu maso y'Imana. Noneho umurimo agiye gukora, agiye kuwukora mu gice cya 22. Noneho Yakobo aze kuvuga ko umurimo Aburahamu yakoze watsindishije kwizera kwe, nko kuvuga ngo wagaragaje, justifyinze, cyangwa wagaragaje ko kwizera kwe ari ukuri koko. Ntabwo iyo mirimo yagize uruhare mu kugira ngo Aburahamu atsindishirizwa. Yari yamaze gutsindishirizwa, ari uwera n'umuziranenge, Imana yaramuhaye ubugingo buhoraho, ari inshuti yayo. Ariko noneho icyagaragaje kuko kwizera yari afite ko ari uko kuri, nuko yatangiye gukora imirimo. Iyo mirimo yihe? Umwe muri yo ni uguhereza Imana icyo yamusabye. Ibyo natwe biratureba uyu munsi. Imana yavuga iti mu ubwenge bwanyu n'imbaraga zanyu n'umutima wanyu. Twebwe tukagenda twagabanya hagati y'ibigirwamana n'Imana. Ugasanga umuntu isi yabaye Imana ye. Inzozi z'abisi nizagenderaho, imitekerereze yanakazahirwa ngo dukizwa n'ubuntu. Ubwo buntu sibwo bwakije Aburahamu. Ubuntu buzana agakiza bwo muri Tito igice cya 2 bavuga ngo ubuntu bw'Imana buzana agakiza abantu bose bwarabonetse, ngo butigisha kugenda. Mwumve Paul none agiye kuvuga biriya byo Yakobo arimo kuvuga.
Yakobo arimo aravuga ati nyereka kwizera kwawe kudafite imirimo, ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa. Ntago imirimo ari ikugiro ya, ahubwo ibihamya ko ngufite. Ni ururimi rumwe rero na Paul, ntago ari uko bagongana. Aravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzana abantu bose agakiza bwabonetse. Ubwo buntu buzana agakiza ukakabona, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, mu byumve, bukatwigisha kujya twirinda, dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none. Ni ukuvuga ngo Paul na Yakobo bavuga ikintu kimwe. Yakobo arimo aravuga ko ikinyemeza koko mfite kwizera ko kuri ni uburyo nsigaye amataratara nambara mu mutima wanjye ndeba isi, nyibona ko ari umurama utumuka. Umuntu ukirwana no kuvuga ngo aragura, niba ari umukobwa ngo yarizeye akaba agishaka kwigaragaza ngo ni mwiza, posti 1000 ze, nyine wa mugani w'abahanzi ngo amafoto 1000 ngo bapostinga kamwe, byamurenze yaratwawe nyine, nawe nyine ni mood, arashaka followers. Ngo ubu buntu bw'Imana bumaze kwinjira mu mutima w'umuntu, ngo butwigisha kureka kutubaha Imana, kureka kutica amategeko y'Imana. Ubona icyo bivuze? Niba wari ufite abakobwa 5 utereta ukabakuraho, ukamenya ko ibyo ari irari urimo kubagarira, urimo kuri telefone, niba ukora mu kazi ukiba ukabireka, ibyo kugira ngo bigukize ahubwo ni ibigaragaza ko ufite koko imbuto y'Imana mu mutima wawe, ni ibigaragaza ko wazutse. Rero abamadini babyicira aho ngaho, murabyumva bavandimwe, babyicira aho ngaho bate? Babyica bo babanza ikitakabanje, bagareherutse igikwiye kudaheruka, bakabanga umuntu akizwa ngo no kwizera utanyijeho imirimo. Paul yarabihakanye mu Galatiya 5, yaravuze ngo nugerageza ngo gushaka agakiza ngo ugafata kwizera ukakongeraho imirimo, ngo umenye ko utandukanijwe na Kristo. Nta mpaka zihari, urakizwa n'ubuntu bw'Imana gusa, ahubwo ubwo buntu buze bukora umurimo mushyashya mu mutima wanjye. Kwirinda, kureka gukunda iby'isi. Hari abantu ubumva barizeye ariko bamaze uti se mbwira, muri screen yafite imodoka ngo arota, aracyumva ubwoko akomokamo ngo buri superior ku bundi, aracyavuga za mvugo ngo yabona umuntu ujabiriye ngo ni umukongomani, ngo we ni umunyarwanda, ngo turiyubaha. Imana ntabwo ibyo bishoboka. Iyo ukijijwe uhita ubona abantu bose ko ari miserable, bose baguye muri Adamu, bose bazapfa, ubuzima ari akaga kuri bo kugeza igihe bazahungira muri Kristo, bose ku rwego rungana. Umutima Imana ikawucurukura, hagasigara gukirana n'ibyo bintu. Ariko Imana yamaze kugucurukura, yahinduye icyerekezo cy'umutima wawe. Rero bavandimwe, nsoza ariko amaze somo y'umurongo muwumve, haravuga ngo dore jyeweho Paul ndababwira yuko, mu byumve bavandimwe, nimukebwa Kristo atazagira icyo abamarira. Arimo arabwira Abagalatiya, akababwira ati reka mbabwire, nihagira kimwe mu mategeko y'imihango cyangwa se y'idini, kimwe muri cyo ni ugukebwa, mwibwira ko kizabongera kugutsindishirizwa, muzaba mutandukanye na Kristo. Kristo ahita abisohokamo. Ukivuga ngo nzajya mu ijuru kubera ko niyemeye Kristo ko ariho, narangiza nkajya nitondera isabato, amategeko y'Imana, byombi nkabiteranya, Imana ikanjyana mu ijuru, uzajya ikuzimu. Kristo najya abyemera, uramwiha akagukiza wenyine cyangwa akabisohokamo, ku buryo n'ikintu nko gukebwa kikurimbutse. Rero bavandimwe, nsoza, amadini areka gushuka abantu, ariko n'abavuga ko bizeye bareka kujya mu buntu buciriritse. Mu magambo meza ni ubuntu bw'abadayimoni, ngo bahindura ngo ubuntu bw'Imana iby'isoni nke, na biriya bintu by'imvugo ngo ubuntu bw'Imana bwaraje ngo mwikoreza abantu amategeko. Nta tegeko twikoreza umuntu. Ibyanditswe byaravuga ko ubuntu bw'Imana bwabonetse buzana agakiza buri muntu wese, ngo ariko ngo ubwo buntu bwigisha umuntu kuba areka irari ry'iby'isi. Dore biri aha ngaha rega, ibi ntabwo ari ibintu mpimbye. Icyo nihagira umuntu nujya wumva agatima kawe gashaka kudohoka, ndabizi mwene muntu ukuntu ateye, biroroshye kwiyorohereza, ukavuga uti ariko se ubuntu ubundi ko mbona Imana itoranya abantu, ubundi ndiruhiriza iki? Umva ko ibyanditswe byarabivuga. Ikizakubwira ko ufite ubuntu bwo kuri, ikizakubwira ko kwizera ufite atari kwa kundi kw'abadayimoni, ni uko ubwo buntu wakiriye
ngo bukuzana agakiza bwa mbere wanze ukagaca amatiro ukaba ufite agakiza k'Imana rimwe kugeza iteka ryose, ariko bugahita bufata akaboko kawe bukukwigisha kureka kutubaha Imana, bukukwigisha kugukuramo irari ry'iby'isi. Ni gute umuntu uvuga ngo yahishuriwe ubuntu ari we unywa byeri? Ni gute umuntu uvuga ngo yahishuriwe ubuntu ari we wambara ubusa mu gahura ukabona icyo yambariye imbere uri mu kireba ntacyo aguhisha? Ni gute umuntu ngo yahishuriye ubuntu ari we ujya mu tubyiniro aho abapagani imbata marari zijya? Ni gute umuntu wahishuriye ubuntu abeshya ngo kubera ubuntu niyo mpamvu usigaye mvugira hejuru singira isoni nirinda kandi ari umudamu cyangwa ari umukobwa? Ntabwo ari byo. Nabaho batubaha Imana, murabyumva, bukabigisha kubaho kwirinda iki kintu kuki abantu bagitakaje, ariko ngo ni ugukabya ngo ni ugushyira amategeko ku bantu. Ntabwo ari byo. Kwirinda si icyaha runaka urimo kureka gukora, ni ukuba vigilant, ukaba maso. Rero bavandimwe, reka nsoreza aha, ariko ababeshya ngo umuntu akizwa n'imirimo ye ni ikinyoma. Ababeshya ngo Yakobo yari abashyigikiye avuga ko umuntu akizwa n'imirimo ifatanyije no kwizera ni ikinyoma. Umuntu akizwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera, ahubwo ubwo buntu ikikubwira ko ufite ubw'ukuri ni uko buguhereza umutima mushyashya, bukaguha kujya ngo bukakwigisha kureka kutubaha Imana, kugukamuramo irari ry'iby'isi. Buriya abanyamadini nicyo kintu kibaboshye. Barabirwa bavuga ngo kwizera kurakiza, ngo kwizera kurarema. Ni irari ry'iby'isi. Yavuga ibyo kurema bavuga ibiki? Viza, umugore, umugabo, abana, ngo sinzi ngo kugukira depression, ibintu by'umubiri. Irari ry'iby'isi. Tukajya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Mu gihe cya none turi mu mubiri. Bavandimwe rero reka minira aha, ariko wagira ikibazo yakibaza, umwami abane namwe.